nduwe official mu buzima busanzwe ngo nabwo buri karume azaza bapiganwe nibatsinda sapa nibadatsinda baceho mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe rero umuntu ngiye ukuntu nteye ni gute witwa Suzanne ukiri mu myaka 34 utaruzuza imyaka 60? Suzanne Kameme wakabaye witwa Kevin, Creya, Judisi, ukaba witwa iki kutu umuntu ajya kwitwa Suzanne ukemera ko akwita Suzanne utarageza imyaka 60 y'ubukure? Ni ikihe kintu uzi mu buzima bwawe kigeze kukubabaza ku buryo na n'ubu uvuga uti iki nicyo kintu cyambabaje koko? Cyarambabaje n'ubu ngo yo nyitekereje kirambabaza. Rero nyine Imana ni yagushumbusheje. Nanga abantu barira. None se si ibintu byambabaje? Byarambabaje ntabwo byanshimishije sinase. Yewe ibintu by'ibyababaje abantu ibyabashimishije byo nzabikomeza ibyabababaje. Uzaba ubyigije. Uno muntu mukuru ari kurira. Aha twongeye kubaramutsa mu kubaramutsa muraho aba Kagitumba Nyabwishongezi Kamasaba, hanyuma abantu bazagabiro mumeze mute? Rwagitima, Finance, Kabarore, ndabazi mwese turi kumwe Rwimiyaga, ni mukomere cyane. Mba ndimo kuza cyane cya Nyirangegene. Abantu bazakabeza hariya Kiramuruzi, hanyuma Kiramurogarida, hanyuma n'ahandi ntari kwibuka za hariya za Kayonza mu mujyi, n'ahandi nimibuka hafi ya Kiramuruzi. Kiziguro mukomere cyane. Hanyuma kuri video mumeze mute? Kuri video naje ngera Kayonza, mvuye Kayonza ngeze Rwamagana kwa Gahiza muraho burushete z'inkoro bite? Ku Kijumba Komasava ubwo ndenze Rwamagana gato. Mumeze mute? Nimutubwira amakuru kuno ibintu bimeza aho ngaho. Turimo turagana i Kigali, Mushana Ntunga, Mwurire muraho na mahoro. Turaje kandi tugeze hano hafi Rugende. Fofo bite? Okay. Hanyuma Kabuga mumeze mute? Ari harya habaga imisambi ndayibagiwe ariko mu makorosi gutyo. Ubwo twaje mumeze neza abagasogi na Rusororo, Gasogi Rusororo ndi kuvuga ni igice, ntago ari hariya bari abantu bari nabo nibakomere yego, ariko navugaga batuye muri ako gace Kameme. Abakanombe hakurya hakuno ubwo bari Kimironko mumeze mute mwebwe se? Turi kugendana Giporoso, Kabeza, ariko ubwo iyo mwumva mvuye Kagitumba na Matimba nkagera Giporoso na Kabeza ntago mwumva hano ndimo kugenda ngana. Niwo mukorera inama benshi z'ubukwe, turabizi neza. Uvuye iriya ni watura ibyo bintu turabizi neza. Abantu mwagiye mu Gikuyu turabaramukije. Iyi ni Papa Sava, hanyuma igice cyo cyitwa Subiza ibibazo wikwepa wibeshya. Abantu barakubaza Papa Sava nawe agahita ajya gucukumbura, ntago haza umbeshya ngo uhite umbwira ngo mvuka ngo hehe ngo Burera ngo ahangaha ngo hafi ngo ku mupaka ngo Cyanika. Reka dambana mukomere rero. Subiza ibibazo abantu bakubajije ku mbuga nkoranyambaga za Niyitegeka Gracian, ubwo ni Instagram, ni Facebook, ni X, hanyuma na WhatsApp rimwe na rimwe yo nabishatse, hanyuma TikTok yo nagiyeho nka 2-3, ariko ibintu byo kwigira gutya mbona ntibikunda. Byaranze by the way. Nambaye neza ariko Young C Design, merci beaucoup. Ngo hankubise ngo icyitwa ngo harya ngo ipana bambwa ngo ni Suna, ngo ntago ibigera hasi ngo ku buryo ngo numva n'urugiye guti ibijya kuzimu ngo ku buryo yakora ngo hasi kunoza. Banambaye icyo bita truwakare. Ahantu hose ngende muri truwakare. Yes.
iyi ni subiza rero nababwiye aho ibibazo tubibariza, mwabyumvise mwabisobanukiwe. Noneho nanjye naje ni Papa Sava Niyitegeka Gratien, umwana unyura Karuruma akanyura Nyacyonga agataha aganyuze Rusino ukazamuka kaje vuba ugakomereza hariya Rugogwe ukajya iwacu Ikiyanza. Abantu bo mu Gitiba mumeze mute? Nyagisozi mumeze mute? Butangamuntu aho batabarizaga abami baguye ku rugamba mumeze mute? Aho babasigiraga ku kisigiro mumeze mute? Abo mu Muyanza murabyibuka ko dufitanye amateka. Natashye ubukwe bwa mbere nibwo meruka mu kiliziya, abageni baciye haruguru twe duca hasi, bo bari mu modoka turi n'amaguru baranyerera barapfa. Mu Muyanza Nyabisiga kuri ya gahunda abo mu Kisaro Koma Sava Imutete na Zoko, hanyuma izoko harwaniye urupfu na cacana birarimbagurana. Munyutse ahantu haba akazi ka Rusasana na Rabana, aho wa muntu wari wasinze yanyweye ayo mazi agapfa. Icyambere tubasaba no gukanda subscribe vuba twihuta cyane tugahita twuzuza miliyoni, hanyuma noneho tukaba dufite episode 1,000,000 y'abasubscribers. Episode zarangije kuba 1,011 by the way. Kirimbuza rimbukiye mu bapfakazi. Ni ubwo nicyo gihe nakoreye iki kiganiro. Nukibona uzamenye ko ari umunsi Kirimbuza rimbukiye mu bapfakazi yasohokeye. Ntabwo iki kiganiro kizuye umunsi. Nkubwiye ngo twari tugeze kuri episode 11. Turategura. Ibyo biraho. Muraho neza. Uraho? Muraho neza. Amakuru si meza. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Mumeze neza mu mutima? Tumeze neza cyane. Iri zuba uraryumva ute? Iri zuba rirakomeye. Ubundi mu Rwanda tugira ibice bigize umwaka, cyane cyane bishingiye ku miterere y'ikirere. Urabizi? Nagerageza. Tubwire twumve. Nzitumba. Itumba ni iki? Ni iki? Hagati yaho? Hagati aho nta kintu. Itumba ni iki ubwo? Itumba ni igihe cy'imvura. Riva ryari rirakageza ryari? Biva mu kwa kane, mu kwa gatatu kugera mu ntangiriro z'ukwa gatanu. Z'ukwa gatanu. Izuba naryo rikava kuva mu kwezi kwa gatandatu gukomeza mu kwa 10. Ubwo hagati y'ukwa 10 n'ukwa 12 ntago naho haba ari itumba. Yewe tutwereka ahantu ibyo bintu biva mu bihe by'Abanyarwanda. Turahera muri iki gihe tugezemo. Ubu ngubu turi mu cyo bita impeshyi muri Kamena. Iyo kwa gatandatu kugezemo hagati tuba izuba ryatangiye kuva babyita mu mpeshyi. Ariko icyo gihe cyose cy'izuba kuva mu kwa gatandatu mo hagati kugeza mu kwa 9 imvura yongeye kugwa bakita iki? Ku kimu cy'amagaza. No kubera kwiruka mu gisigati no mu masinde ku kimu cy'amasaka baye. Icyo gihe ni igihe cy'amasaka yeze. Ubu kera babaga bari gusekura, bamwe banywa igikoma gisharira bakita inkamure. Uzura iyo bagukubise icyo cy'amasaka yinuza atukura tarariya y'umweru. Yewe data we. Kiba gisharira. Kirasharira ariko kikagira intungamubiri. Icyo gihe rero mubwiye kuva mu kwa gatandatu mo hagati kugera mu kwa 9. Nicyo mu kwa 8 gushira ukwa 9. Nicyo twita iki. Noneho mu kwa 9 hagwa imvura. Iyo mvura bakaba bararimye amasinde bakayasanza bagatera ibishyimbo. Icyo gihe tukita umuhindo. Iriya mvura se bita insindagira bigega. Izo ziri muki? Ziri muri iki gihe cy'iki. Urashaka nazo kuzimenya? Reka mbanze nkubwire ibihe 4 by'ingenzi nyine. Hari iki hagati mu kwa gatandatu kugeza mu kwa 9. Ni iki? Igihe cy'izuba ryinshi bagatema amasaka bakarima amasinde
bamwe bafite inka ngo turi buze kubigeraho bakazigishisha ahantu hari ubwatsi bwarabuze, ni icyo gihe yego turi kugendana. Hanyuma mu kwa cyenda iyo imvura iguye bagatera ibishyimbo byitwa umuhindo. uri kubyumva? Mu kwa cyenda. Ni igihe cy'umuhindo. Icyo gihe cy'umuhindo rero barakibaraga kigakomeza kikabamo ibice bitandukanye. Hari umuhindo, hakazamo ukwakira, ibishyimbo bizanye ya mababi abiri ya mbere, hanyuma hakazaho imiteja, imvura ikagwa mu kwa 12 ikaboza imiteja. Ni ukuboza, ni mu gihe cyo kuboza, noneho baba basarura, kikaba ikindi cyiciro kikitwa urugaryi. icyo cy'abava nyizi. Urugaryi babaga basarura ibishyimbo bagahura, imvura ikagwamo mu kwa mbere n'iki, bakabiba amasaka. Amasaka mu kwa kabiri hakaza izuba rya Gashyantare rikayumisha, aho yumye burundu bakongera bagasanza bagateramo ibishyimbo kugeza imvura iguye mu kwa gatatu. Icyo gihe cyose twakibaraga mu rugaryi. Mu kwa gatatu hagatangira itumba, ari ryo rizageza ryari? Mu kwa gatandatu. Warumbajije imvura y'insindagira bigega. Hari imvura rero zagwaga muki cyane cyane. Habanzaga yitwa inkazabigombyi. Amasaka imvura ikagwa, noneho amasaka akazaho ibintu bimeze nk'ubuki twarigataga cyane, agafatana ku buryo no kuyahura byanga. Baba barimo guhura impungiramirara, bahura ari ubuntu buryana. Urabuzi bwo mu masaka iyo bahura, hari igihe imvura rero igwa, ibyo bintu byo mu mishishi n'iki, iyo ni impungiramirara. Bagahita bahunika mu bigega, iyi kitwa insindagira bigega. Noneho ubwo urumva ko imisozi yose iba ibaye ibigunda, nta kintu giteyeho. Imvura yagwa noneho bakayita inkaza bigunda. Abantu bagishije inka rero gushaka aho ubwatsi buri, hakaza kugwa imvura yo mu kwa 8 ishyira ukwa 9 ikagwa cyane, bagahita bagishuka cyangwa bagishura inka bazi ko imvura yaguye. Iyo ngiyo ni inkanga bagisha. Wabyumvise? Yabakanze uko imvura iguye bakagarura inka bahagera yo rikongera rigacana. Urabyumva gukaza ibigunda, insindagira bigega, impungiramirara. Wabyumvise none? Ni inkanga bagisha. Inkanga bagisha. Inkanga bagisha. Si ibyo? Ni ibyo. Ukuyemo Gashogoro wayumvise? Nayumvise. Gashogoro yabagaho, noneho birenze tuvuye mu kwakira, ukwakira imyaka nyine. None imvura yaragwaga, imishogoro mu kwa 10 n'ubundi mu buryo busanzwe. Yaragwaga, yagwa noneho amababa akarenga 3-4 bagatangira kurya umushogoro. Yego. Abantu bose barya umushogoro, amagwagusima icyo gihe yabaga ari icyatsi gusa, bakijya mu bihuru cyatsi gusa. Iyo rero bakayita gashogoro. Usanga buri muntu wese ahenya mu murima arimo kugira gute gusoroma. Uzi kudibura umushogoro? Oya. Cyangwa urakaranga? Naba nkubeshye. Nicyo kora dodo voilà. Nuko nyine bimeze nuko. Nyuma rero hakaza ukuboza imiteja. Woko urinde ndinde. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi, nitwa Umutoni Betty. Umutoni Betty? Yego. Mwene Ruzigamanzi Alex na Murungi Flavia. Murungi? Ariko Murungi bivuga iki? Murungi nzanye muri iki kinyejana cy'ubu ni nka Keza. Ni nka Keza mwiza. Mwiza, nyamwiza. Nyine umuntu mwiza. Murungi Flavia. Ariyo Umutoni Betty? Umutoni Betty. Papa? Ruzigamanzi Alex. Ruzigamanzi Alex Murungi. Murungi Flavia. Twakomeje urinde. Wande twagisubije wahi? Mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Rwembogo, akagari ka Kiburara. Kiburara? Kiburara. Kiburara. Abantu benshi bahazi
Rwagitima finance buriya Kwa finance kwa Mwapiri Mwapiri na Mwatatu urabazi? ndabazi Ese ndamuzi Mwapiri ni indi wundi? ni umukecuru wari ufite resitora hariya ku isoko rya Rwagitima. Resitora nyine isanzwe iteka ibyo kurya byose abantu bakajya kuryayo. Nuriya Rwagitima ndamuzi atari yamamara acuranga abantu bakamuha igiceri cy'ijana 50, hari n'abo yacurangiraga bakamukuzaho iriya miduri ye yose agenda. Noneho yaririmbye Mwapiri kubera kuryayo. Yajyaga agenda akamuha ibiryo agacuranga. Nugushimira kwa Mwapiri Kwa Mwatatu ubwo yaruraga ibya Turuwasa. Habagaho ibyo kurya by'ingeri zose bya desa bya Turuwasa gutyo gutyo. Abahanzi murakaze Gatsibo murakome. Icyaremwe gishya uramuzi? Clapton Kibo uriya n'umwana wo kwifishi. Muraziranye byembye? Buriya nawe ntago ashobora kuba atarariye kwa Mwapiri. Buriya se byashoboka. Kandi buriya akaba atazi uriya munyenanga. Ntabwo wenda byaterwa n'igihe we yahaviriye, ariko uriya igisupusupu ni uwa kera buriya muri Rwagitima. Mbese muzi nanjye ndi umwana tujya mu isoko akaza gucuranga ugasanga abantu bose bamuremeyeho isoko akabacurangira bakamuha ijana ubundi bakamukuzaho. Sinzi niba yaba atamuzi, ariko Clapton ni umwana wo kwifishi buriya. Hari undi wigeze gukina filime nawe hariya mu bantu b'Abayehova witwaga Niyuyiya. B'Abayehova gutyo ku isoko. Niyuyiya ndamuzi, ubu nasigaye afite shop y'imyenda. Yitwaga Bucura. Abantu ba Rwagitima ni Rwimbogo harya? Rwembogo. Ngiye buriya umurenge wanjye utandukanye n'uwa Clapton cyangwa se Niyuyiya. Ngiye ni muri Rwembogo, bo ni muri Rugarama. Kabaroreze. Oya, Kabarore uba warenze uronza habanza Rugarama, ukava Rugarama ukajya ku isoko rya Rwagitima, ukava ku isoko rya Rwagitima ukajya finance, ukava finance ukajya mu Bukomane, ukava mu Bukomane ukajya Rwagitima nako Kabarore. Hamwe ari ibidamu urabizi ibidamu? Icyuzi hariya ni Rugarama, haba n'imiceri kuri Koporori hariya ni Rugarama, ni muri Rugarama. Koporori ni wo Ntende? Ntende. Okay. Urinde wande wabitubwiye wahehe hanyuma ubu Umutoni Betty ni umumama ndubatse, mfite umugabo n'abana 3 b'abahungu, ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyakabanda, akagari ka Nyakabanda ya mbere, umudugudu wa Munanira. Hano hirya i Kigali? Aha ngaha hirya. Ufite ifamu? Okay. Mwamwumvise Umutoni Betty wa Ruzigamanzi Alex. Ubwo njye mba ndimo kuvugayo nibuka na Ruzigamanzi na Murungi. Uretse gatoya Ruzigamanzi akaba umuhungu wa Nyagahinga Tarasisi, Nyagahinga wa Kamasa ka Rutebuka wa Nyiringango. Wa Nyiringango? Nyiringango wo mu Ngangurarugo? Sinzi mu Ngangurarugo. Uzamubaze rero kwa Rwabugiriyo. Nyiringa ariko uvuzemo izina numvuje iwacu twa Tarisisi, papa yitwa Tarisisi. Nyagahinga Tarisisi. Niko sogokuru wawe yitwa? Okay. Ubwo ndi umuhungu wa sogokuru wawe. Okay. Azagira unzanaho byinshi. Abo kwa Nyiringango namwe ndabaramukije bambe. Okay. Webare rero kuba waje hano muri iki kiganiro. Yego nyabo. Okay. Wibuka umunsi wawe warakinnye filime sene ya mbere waba warakinnye urayibuka? Umunsi apana muri Papas, umunsi wa mbere ujya imbere ya kamera waba wibuka? Nkakina sene ataravuga ngo kugaragara kuri kamera gusa. Ndawibuka. Ni ryari? Ni mu umwaka. Oya, ni ryari? Byari bimeze bite? Byari byagenze bite? Umunsi wa mbere nkina sene ni muri Papa Sava n'ubundi. Icyo gihe nari naje Digidigi yari sheri wanjye, noneho turaha nyine turimo
tunywa arambwira ati sheri ndaje ngiye kuri toilette kwihagarika. Icyo gihe rero yaragiye waje uri umurasta nyine wiyemeye cyane urangije utangira gusayinda utangira kumfatafata ndarakara ndatongana. Ubwo digidigi araza muba muteje akaduruvaye nyine murasakuza. Niyo sene ya mbere nakinnye uri umurasta. Noneho bwa burasta bwanjye si ubwubu iyo ntabwo nyibuka neza. Karahanyuze. Niyo sene ya mbere. Niyo sene ya mbere. Wikina wumvaga umeze ute? Anyikina nari mfite ubwoba bwinshi. Ubwoba nari mfite ni ukubona nari ngiye gutuka bosi. Nicyo kintu cyanteye ubwoba. Numva ndanifashe cyane ati ndamutuka gute umubosi ndamutuka ne ndashira isoni gute. Numvishe inteye ubwoba cyane. Ariko nageze hagati numva ndirekuye ako nkitangira kwinjira muri mood numvishe mfite ubwoba bwinshi. Ubu se wiyakira ute gukina ubwoba bwarashize hari aho bigera byangombwa ko buri buhure na bosi ukimunyamunya ukifata bimeze bite ubu ngubu? Ubu bwarashize kuko nzi ko ubu ngubu ni script ni umuntu baba ni story baba banditse ngomba kujya muri iyo story nkayikina nkaho nyine ndi muri iyo story uwo muntu banditse. Bitandukanye no kuvuga mu buzima busanzwe ngo nshize isoni ku muntu runaka. Ubu kabosi kagashondeka handitsemo kugakubita urushyi ntiwite utindi handitsemo yuko ari papa Sava ashwanye na Suzana murashwanye nyine habayo kurwana twarwanaga. Suzana watubwiye byose watubwiye aho ukomoka wande urubatse wabitubwiye n'iki byose ukora iki mu buzima busanzwe ko filime tutayikora umunsi ku munsi? Mu buzima busanzwe ntago navuga ngo ndikorera. Ugiye kubeshya kuko ucishije make. Yego. Oya mu buzima busanzwe mfite ibindi bintu nkora. Bijyanye? Nkora muri agence ya transport. Yitwa East African Bus. Nkaba ndi Grand Accountant and HR cyangwa se kontabule mukuru nkabashinzwe n'abakozi. Ntakirimbuze n'abagasongo babonye akazi. Wigeze ubarambagiza se ngo babwire uti ko mbona mutwara neza cyane nta kategori za bisi bafite ntibakajya batubeshya ubwo se? Buriya nitugeze igihe cyo gukenera abakozi muzababwira tuzashyira imyanya ku isoko. Ku isoko baze bapiga nta zindi mu oya ntazi. Kareka iyo hajemo ikimenyane akazi karapfa. Ubwo nicyo nashaka kugeraho hari uwitwa Deo Akarongo nduwe official mu buzima busanzwe ngo nabwo buri karume azaza bapiganwe nibatsinda sava nibadatsinda baceho mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe rero umuntu ngiye ukuntu nteye iyo ngiye ahantu cyangwa se nkahura n'abantu tutamenyeranye ntabwo nihutira guhita mbisanzuraho. Mba ncecetse ndeba nkabanza kwiga mbese ikibuga ngiyemo abantu duhuye ni bantu ki. Ese nshaka kubwira uyu muntu iri jambo rikamubabaza cyane rimubabaza ngiye mbanza kwiga ikibuga ngiyeho. Niyo mpamvu rero abantu bamwe na bamwe tuziranye tukimenyana bavuga ko ndi karume bakavuga ko ncecetse cyane bamwe bakavuga ko nirata ariko nta wundi mutima mubi. Ibyo nyine ibintu byo kwiga ikibuga niba ugeze mu byo kwiga ikibuga ni ukwiga nyine kwiga. Reka mbabwire kwiga harimo ibice bibiri by'ingenzi. Hari icyo twita schooling kujya ku ishuri ugakurikiza curriculum yagenwe mu gihe cyagenwe. Hari n'icyo bita non schooling education aho naho utangira kwiga wiyigisha. Hari abo twabonye bigishije kubumba kotsa, hari abo dufite bigishije guhinga cyangwa bakabyigira ku babyeyi babo uko bagenda babikora. Hari abazi gucuranga bataragiye mu ishuri ryo gucuranga, hari abagiye gutaka bataragiye mu ishuri ryo gutaka. Kwiga arabanza akiga ikibuga akiga abantu bari kumwe nabo akabiga. Schooling nani schooling. Beti warize wagejeje uracyakomeje
bimeze bite, wize ibiki? narize ntabwo nize amashuri menshi ahambaye ariko nagerageje kugera mu ishuri. Pirimeri yo ni ibisanzwe, ntabwo umuntu avuga ngo yize iki. Nize pirimeri yose ndayirangiza, nayigiye Remera Catholique. Icyo gihe yari Remera Catholique ya mbere hari kwa Rwahama. Ubwo ni ryari kugeza ryari? Nasoje P6 2006. Segonderi wajyaga umbona oya kwa Rwahama? Iyo hepfo iyo hepfo. Ubwo twe bayitaga Remera Catholique ya mbere, iyo haruguru bayitaga Remera Catholique ya kabiri. Hakiri akantu k'akantine gutya, ari amashuri adashamaje, ubu habaye etaje. Njye nari ntuye mu muryango wayo kuva 2002 kugeza 2017. Ntabwo wagombaga kumenya Kamembe. Ubwo watahaga mu Giporoso hafi aho Kabeza? Natahaga hano mu Gihogere. Ni hamwe ubwo natahaga mu Gihogere. Twabyumvishe wumva 2002 2006 2002 nari ndi muri Kiyi. Nangiye kaminuza 2002. Ubwo nari mu wa kabiri. Harya mwatwibye imyaka. Ugize imyaka ingahe? Uracyahisha se n'ubu wumva uri uruhinja? Ntabwo navutse mu 1990. Ubwo ku itariki 6 afite 34. Wikwirwa bisobanura twe tuba twarangije imibare. Hari ibindi birenze se? Anniversaire yanjye bakuri enye z'ukwa 12. Okay. Nibwo navutse. Uri hamwe na Didasienne? Nawe nibwo yavutse? Nawe ari aho ngaho. Segonderi nayize tronkome, nayize Nyakayaga. Hariya nyine Rwagitima finance, niho nize kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu segonderi. Kuva mu wa kane kugera mu wa gatandatu nayize Kayonza. Hari ikigo cyari gihari cy'abakobwa bakitaga St. Therese International High School. Niho nize kugera senior 6. Kaminuza nayize Iyerika. Wize biki? Finance. N'ubu ngubu ndacyakomeza, ndimo ndamasteringa muri finance. Niyo mashuri uvuga ufite aya makeya? Okay. Ko nurenza ya boss afite uzahita ujyaho. Sawa. Nabwo uri muri finance? Ndi muri finance. Yego. Nagira ngo mabwire ko abantu bose bakina filime rero atari ibindi baba bakora, ni impano. Niko biba bimeze ko abarize bamwe bafite akazi abandi batarakabona bakabihuza byombi, ariko mwumve yuko araba bakomeza biga biyungura courage, uzagere no muri doctora, kandi uzagere doctora ukiri gukina muri Papa Sava. Yego. Ariko uyu wari guhindura ntuzaze amazina ye akabaza ibibazo bitandukanye. Dewo akarongo ndowe official, none haze ndowe Dewo official. Ngo uri umubyeyi, yego yabivuze, ngo gusangira nawe bisaba iki? Gusangira nawe bisa nanjye ibyo ntabwo wabimbaza Kamembe, ntabwo nzi icyo ashatse kubaza. Ari kuvuga ngo ese umuntu yagutumira mukajya mu kabara akagusengerera, cyangwa se we wamutumira. Gusangira nawe bisaba iki? Ubwo ntabwo nzi gusangira ibyo ashatse kubaza. Nimba wamugani yantumira cyangwa ari njye wamutumira, ntabwo namenya gusangira nanjye uburyo byaba. Ngo wabyumvise icyo bisaba, vuga hanyuma urase ku ntego, usobanure neza ibintu bimenyekane. Okay. Nsanzumukiza Jean Pierre. Ni gute witwa Suzanne ukiri mu myaka 34? Utaruzuza imyaka 60. Suzanne Kamembe wakabaye witwa Kevin, ukaba witwa Creya, ukaba witwa Judith, ukaba witwa iki? Kutu umuntu ajya kwitwa Suzanne ukemera ko wakwita Suzanne utarageza imyaka 60 y'ubukure? Kwitwa Suzanne ntabwo ari njyewe waryiyise, kuko amazina yanjye bwite ni Umutoni Betty. Ariko Suzanne ni izina ry'akazi. Ni nyiri projet, ni we ufiteho yashingiye avuga ati reka uriya muntu mwite Suzanne.
sinzi rero ubwo bosi nyiri poroje iwe cyabimuteye ahubwo niwe nabaza nkamaze se kubera iki bosi wanyise izina ry'abakecuru ntarageza iyo myaka 60. oya ugomba kuba Suzana Kamemo ry'abakecuru se umuntu abatizwa akecuru ko batizwa akiri muto. ariko nzarikurana izina ntirikujije nzarikurana Suzana Umutoni Betty Suzana yego. Ikibazo uyu nguyu Rachel dusaba Imana yabajije nanjye birajyana nanjye n'ibyo nibaza. Wize primaire Kigali ugiye kwiga tronkome hafi y'iwanyu mu rugo urenzeho gatoya ugiye Kayonza uraje wize Yerika ntushomereye urakomeje Yerika uri muri masters. Gukina wabikunzemo iki? Wabikurikiyemo iki? Wabikurikije nde n'impano y'umuryango n'ibyawe wisanzemo? Mbese gukina Suzana bite? gukina ubundi ngewe kuva na kera narabikundaga. Nakundaga kureba amafilime, nkakunda ukuntu bakina, nkumva ibyo ari byo byose nkumva ndabikunze muri ngewe. Ariko ntago numvaga mfite ubushobozi bwo kuzagera aho bakinira. Kuko navuga ngo wenda mpereye ku babyeyi banjye, sogokuru uriya navuze Nyagahinga Tarasisi yari afite impano yo kwandika imivugo, kwandika ibitabo, yabyinaga mu itorero ibwami. Nubwo yashaje mu myaka 2 ishize ariko nubundi yari akibikora. Akandika imivugo, akanatwicaza nk'abuzukuru twese agiye twateranaga, akadusomera ibitabo, akabandika imivugo, akatubwira ati muzambabarire namwe hazagiremo abazabivamo, mubikunde kandi mubikore. Nyagahinga Yego. ariko Nyagahinga ubwo simuzi mu mateka tuyisenge muza mumbwire Nyagahinga harya wundi wavuze ninde? Kamasa hari uwundi na Rutebuka wa Nyiringango na Nyiringango. Nyiringango niwe arashaka kugarukaho. Nabo bari abantu. Nyiringango ninza kumwibuka neza banze ndi busange ari mu Nkotanyi umutwe wa Rwabugiri umutwara umutwe wa Rwabugiri w'ingabo wa Rwabugiri, sibyo? ushaka kuba umuzi kuko ku ivuko rya sogokuru gize ni ahantu ho bita ni Nyagahinga, ni muri Byumba hari. Urenze ahantu Zabimuri niho ku ivuko, niho gakondo ye. Okay. Ubwo rero ni ukuvuga ngo urabikunda ariko ukagira naho bikomora. Nino Firosi ninde cyitegererezo cyawe mu buzima? Cyitegererezo mbese yuko gute ubuzima bwanjye mbuhaye umurongo, mbuhaye mu buzima bwa busanzwe, ninde ufata nk'icyitegererezo cyawe mu buzima busanzwe atari muri sinema? Usibye ababyeyi banjye kuko bo ni itegeko, ni ngomba kuba nirage. Mu wundi mu buzima busanzwe umuntu mfataho nk'icyitegererezo no umugabo wanjye. Umugabo wawe kuko impamvu nasobanura impamvu wenda mufataho icyitegererezo, ni umuntu unyumva, ni umuntu ungira inama zitandukanye, meme n'akazi nkora akariko kose ari mu bantu bansapotinga. Kuko njya no kwinjira muri ibi bintu bya sinema niwe wanteye courage. Yarambwiye ati ngenda bikunda ariko ntabwo najya kubikora. Niba wumva ubikunze uzagenda ubikore. Ko niyo nje mu kazi buri gihe niwe umbyutsa akambwira ati isaha zageze byuka utica akazi k'abandi. Niwe muntu rero kuri ngewe mu buzima busanzwe ufata nk'icyitegererezo. ni ikihe kintu uzi mu buzima bwawe kigeze kukubabaza ku buryo na n'ubu wumva uti iki nicyo kintu cyambabaje koko? Cyarambabaje n'ubu ngo iyo nyitekereje kirambabaza. Napfushije imfura zanjye, nari nabyaye impanga bose barapfa. Nicyo kintu cyambabaje mu buzima n'ubu iyo nyitekereje kiranvutse. Bari bavutse. Wirera nyine Imana ntiyagushumbusheje.
ni iki noneho cyagushimishije kuruta ibindi byose? ikindi cyanshomboshije ni ukuntu imana yampojeje amarira ikongera ikampa izindi mpanga. buriya ufite muri abo bahungu 3 ufitemo impanga. ubwa mbere nabyaye impanga z'abakobwa, abo barataha ziratabaruka. ubwa kabiri nkurikizaho umuhungu umwe. ubwa gatatu rero nabwo mbyara impanga z'abahungu. nicyo kintu noneho cyongeye kunshimisha. Imana ishimwe rero. ubu urazibona ukumva umutima cyane rwose, ukumva ibintu ni amahoro. ntabwo biba byoroshye rero, baba batangiye no kurira. ntabwo abantu barira. none se si ibintu byambabaje? byarambabaje, ntabwo byanshimishije. sinaseka. yewe ibi bintu byababaje abantu ibyabashimishije byo nzabikomeza. ibyabababaje uzaba ubyigije. uno muntu mukuru ari kurira se birababaza. karaka. ntabwo biba byoroshye mwa bantu mwe mujya imbere ya kamera ukabaza imbere ya radiyo ukabazabaza, umuntu yagurya n'igishyi. urumva ni firosi, ni ino firosi niyo wari wubimbajije. ariko wari warabisomye mu bibazo wabajijwe, ntabwo wigeze ukoperaho. oya, icyo ntacyo ntigeze nsoma. ndaje ndebe yuko atari njye wagihimbye. zedimini rori yose wahabwa uko yaba imeze uko ariko kose wayikina. oya, uko yaba imeze kose hari rore ntakina. rore itajyanye n'umuco wacu n'umuco nyarwanda ntabwo nayikina. rore y'urukozasoni ntabwo nayikina, ariko izindi zisigaye zose nazikina. wasubijwe. ngewe ntacyo ngiye kongeraho, singiye gutanga ibisobanuro byongera kubye ngo ngiye kubyigisha. rore iyo ari yo yose yaba itashyigikira umuco ntabwo yayikina. rore iyo ari yo yose yaba ijyanye n'ibyadutse by'urukozasoni nayo ntabwo yayikina. rero reka dusoze nyine. reka dusoze komsa. twari rero muri Subiza Suzana Subiza. iyi ngiyi noneho ni igice cya Papa Sava, turimo kwizihiza episode 1000 tubabwira ibyo tumaze kugeraho, tubabwira n'ibyo duteganya imbere. turabibutsa gukanda subscribe, tubibutsa ko kandi n'aba bandi bose twavuze bazaza muri meet and challenge, nta handi ibyo bintu bizajya bibera, nta handi bazajya babakurikiranira, nta handi bazajya bababaza. video zanyu n'amafoto tuzaba twabasabye zizajya zijya ku mbuga nkoranyambaga za Niyitegeka Graciane, barebeho babaze, nanjye nzabatumire muze mbabaze, mbacarenginge abacuranga bari hariya niburirimba, abavuga imivugo. ubwo dufite uko twabiteguye gutandukanye. by the way, ntabwo uzahagera ngo uvuge ngo wowe ngo bakuririye mu bibare. never. hanyuma mu kwezi bajye bahitamo 2 mu bo bakunze, aba ari bo dufata tubinjize mu mishinga yacu. nibwo buryo turimo guteganya kugira ngo dukureho cya kintu cyo kuvuga ngo Graciane yazanye murumuna we ntabyo abashije, yazanye mushiki we ntabyo ashoboye, yazanye nyirasenge ntabyo ashoboye, yazanye nyina wabo, yazanye base wabo, yazanye ba nyirarume, yazanye babyara be, yazanye bishywa. ariko ubundi amasano ubwo mba ndimo kubivuga mukabyibuka. iyi rero ni Papa Sava Subiza. dusubire undi mutumirwa. bye.